Kristo Yesu nashimwe ubwoko bw'Imana, tunejejwe mu mitima yacu n'Imana yongeye kuduha kubaho kuri uyu munsi wa none, tukaba dukomeje kandi kwishimira ko yongeye kuduha n'aya mahirwe kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ni umugisha ukomeye cyane mu buzima bwacu wo kugira ngo twongere tubone ibitunga ubugingo bwacu. Mbere yo kuganira rero kuri ijambo ry'Imana tugiye kureba, reka tubanze dusenge. Imana ishobora byose, Imana y'agakiza, Imana y'ibifite imibiri n'ibidafite imibiri, Imana y'ibinyabuzima n'ibitari ibinyabuzima, Imana y'ibyo abantu tubasha kubona n'ibyo tutabasha kubona, wowe waremye ijuru ukarema n'iyi si, ukarema n'ibindi byose ni ukuri biri mu isanzure, turagushimiye kuko uri uwera. Imitima yacu yongeye kunezezwa no kuguhimbaza, kandi yishimiye byimazeyo kongera kugaburirwa nawe kubw'uyu mwanya mwiza duhaye wo kugutega amatwi no kwiga ijambo ryawe. Icyubahiro cyawe rero nigikomeze gushyirwa hejuru, ubwami bwawe nibuze. Nibwo twongeye gutakambira kugira ngo bubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, buri umwe wese mu mwanya arimo ube wowe wenyine wo kumuganiriza. Ubwami bwawe bumugereho, maze umwuka wawe wera abe ari kumwigisha icyo umushakaho, n'igitumye ni ukuri Data uduhira ijambo kugira ngo turiganire nk'abana bawe. Twuzuze rero ubwenge bwawe, ubushishozi, ubuhanga n'ubumenyi, bibe ari byo byonyine bituyobora, maze imitima yacu ikomeze kwishimira kuba imbere yawe, ikomeze kwishimira kuboneka mu mwanya wo kwigishwa nawe, ikomeze kwishimira kuba mu mwanya wo kukuramya no kuguhimbaza. Byatambutse byose dukomeje kubigushimira, ibiri imbere nibikomeze kubirwa nawe, none n'iteka ryose, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye tugushimira, amen. Dushimiye Imana yongeye kudutekerezaho muri aka kanya, turagira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana nibwo buzima bw'abakristo, nibwo buzima bw'abizera, niho honyine umuntu abasha kubonera ibitunga ubugingo bwe, niho umuntu abasha kubonera ibihumuriza umutima we, niho umuntu abasha kubonera ibimukomeza, akumva afite amahoro, akumva afite umunezero, akumva afite ibyishimo muri we kubw'ijambo ry'Imana gusa. Ijambo ry'Imana rero dushaka kuganira kuri uyu mwanya wa none, ririmo riravuga ngo korera Imana itabana n'abafite imibiri. Gukorera Imana itabana n'abafite imibiri. Reka twihute kuko tutari bukoresha umwanya munini, turebe ijambo dusanga muri Daniyeli ibice 2, umurongo wa 10 n'uwa 11 gusa niyo tugiye kwifashisha, ubundi twumve icyo umwuka w'Imana tubwira. Ku murongo wa 10 muri ibi bice 2 by'ubuhanuzi bwa Daniyeli haravuga ngo, nuko abakarudaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Umurongo wa 11, icyo umwami aduhatira kiraruhije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Iri jambo niryo tugiye kuganiraho muri ubu buhanuzi bwa Daniyeli ibice 2, umurongo wa 10 n'uwa 11 gusa. Umuntu akigera aha ngaha ahasanga amagambo abakarudaya cyangwa se abakonikoni b'umwami Nebukadinezari bamusubizaga. Ni ikiganiro yagiranaga nabo ubwo yari yaraye arose inzozi, noneho nyuma yo kuzirota akazibagirwa, ariko abyutse mu gitondo, ngo nta nubwo ari na mu gitondo gusa, ahubwo ngo ijoro ryose amaze kuzibagirwa, amaze gukanguka, amaze kuzirota, ngo arahagaritse umutima. Bukeye yarangije aravuga ati, nimuntumireho ba banyabwenge banjye, muntumireho abakarudaya, nimuntumireho abakonikoni, nimutumizeho abapfumu, abo bose bafite ubushobozi n'ubwenge bwo kubasha kuba bagira icyo bansobanurira, ibihishwe nibo babishobora. Bamugeze imbere ati, narose inzozi none nazibagiwe, ariko ndabizi muri abanyabwenge, muri abapfumu, mujya mukora imirimo ikomeye, mujya mubasha guhishura ibikomeye, mukorana n'imbaraga nyinshi zitandukanye. Ndagira ngo buri wese mu mwanya we, mu bushobozi bwe afite,
agerageze mushake uburyo mwansobanurira izo nzi, muzimbwire ubundi munazinsobanurire. Babanza kumera nk'abajya impaka. Bwa mbere bamubwira ati ntabwo byoroshye yuko twagusobanurira izo nzozi, ariko nabura tubwire, niyo watubwira amagambo make tukayaheraho, ibindi turaza kubyimenyera, turaza guhera kuri bito cyane ushobora kutumenyesha. Umwami agera haravuga ati ndabona nubwo muje muri mu bice bitandukanye, abapfumu, abakonikoni, abakarudaya, muje muri benshi n'abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye, ariko sinzi igitumye muhita muhuza inama yo kumbwira ikintu kimwe. Nta nubwo nabura muri mwebwe harimo igice kimwe gishaka kugerageza, shaka kuvuga ati nabura abapfumu twebwe turaje tubanze tugerageze, tubanje turebe nabura mu imyuka dukorana nayo ko hari icyo yaduhishurira, hari icyo yatubwira. Abakarudaya nabo bibagendekera uko ati ntago dufite rwose kugira icyo twakora, ati ahubwo banza ugira icyo tubwira. Umwami amaze kubona yuko bose bari kumusubiza ikintu kimwe, Nebukadinezari ngararakara, aravuga ati ntibishoboka kuba muje mutandukanye mwarangiza mukaza kukumbwira ikintu kimwe. Nta na bamwe muri mwebwe nabura banashaka kugerageza. Mu buzima bw'abantu biragoye kubona umuntu wari witezeho kubonaho igisubizo, umutima wawe ubabaye, umutima wawe uremereye, umutima wawe wihebye, wumva ushobewe, wabuze epfo na ruguru, wabuze icyo ufata, ariko ukabona nta kintu na gito yitayeho. Ibyo umubwira byose nta n'icyo ashaka gukora ngo anagerageze. Nebukadinezari rero nawe nuko byamugendekeye, uburakari buramuzabiranya ngo yumva abuze amahoro, aravuga ati noneho nimba ari uko bimeze nta n'icyo munamuriye mu gihugu cyanjye, ati ubu mwese mwebwe n'imiryango yanyu ni ukuyirimbura, ntacyo mumaze. Nihagira n'abazasigara bose bazaba abacakara, bazaba imburamumaro iwanjye, bazaba insuzugurwa. Ubundi aha twari tugeze ku murongo wa 10 w'iki gice cya kabiri cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli, niho dusanga bongera kumusubiza kandi nanone baramubwira ati icyo urimo uratubwira rwose kirakabije, kiraruhije, nta muntu wagishobora. Baravuga ati nabura reka tunakunyuramo mu mateka y'ibyabaye, uretse uyu munsi wowe uri kutubwira gutyo. Siwe mwami wa mbere ubayeho, siwe mutegeka wa mbere ubayeho, siwe muyobozi wa mbere ubayeho. Mu mateka uko bisanzwe binari, nta mutegeka, nta mwami, nta muyobozi wigeze abwira umupfumu cyangwa se umukonikoni cyangwa se umukarudaya ati nsobanurira ikintu atabanje kugira icyo amubwira, atabanje nabara kumubwiraho bikeya, ati mbwira bimeze gute, ibyo nintekereza n'ibyo nibwira bimeze gute. Nuko umurongo wa 11 wo niho bagezeho baravuga ati ariko uko byagenda kose twebwe nta kintu dushoboka, itegeko ryawe urimo uradushyiraho rirakomeye, ntago turibashije, ariko nabura icyo tuzi, ikigaragara mu maso yacu cyangwa se mu bumenyi bukeya dufite, muri bwa bwenge rwose twe dufite, tuzi neza yuko icyo urimo uratubwira nta bushobozi bwo kugikora dufite, ariko twibutse yuko hari ahantu hashobora kuba havuga ubushobozi, ariko twebwe ubwo bushobozi ntabwo dufite. Barangije baramubwira bati keretse uwabasha kugusobanurira ibyo bintu urimo uratubwira, ati keretse imana zitabana n'abantu bafite imibiri. Nebukadinezari arabyumva, aravuga ati n'ubundi najyaga mbaha icyubahiro, nari mbizeye, mwangiriye umumaro igihe nateraga ibihugu bitandukanye, mwangiriye umumaro ndimo ndarwana intambara nyinshi, mukajya mumbwiraho ndi butere nkatsinda, mukajya mumbwira ibishobora kuza kumbera imitego, iyo mitego nkayirinda, ingabo zanjye zikayirinda, tukagenda tukarwana tukanesha. Ati noneho nimba ari uko bimeze, kugumiza guhuriza hamwe ku cyo muri bunsubize ntacyo bikimariye, igitahiwe nuko mwese mukurwaho mukicwa. Ariko aba bapfumu b'umwami Nebukadinezari, abakarudaya ndetse n'abakonikoni biwe bari bamusobanuriye ko bo nta bushobozi bafite. Mwene data, turimo turaganirira ijambo ry'Imana, wowe duteze amatwi, ndagira ngo nkumenyesha yuko yaba abapfumu, yaba abakonikoni, yaba abarozi, yaba abandi bakoresha imbaraga z'imyuka y'umwijima, nabo ubwabo barabizi neza yuko imbaraga zabo hari aho zigarukira. Aba bakarudaya rero cyangwa se abakonikoni n'abapfumu ba Nebukadinezari bamubwije ukuri yuko ibyo arimo arababwira bo nta bushobozi babifitiye. Ndagira ngo nawe nkubwire yuko
kwizera umupfumu, kwizera imbaraga z'imyuka y'umwijima, kwizera abakorana n'imbaraga z'imyuka y'umwijima, nta gisubizo bazaguha, nta gisubizo kizatuma ubasha kubaho iteka ryose uzabona. Nebukadinezari yahagaritse umutima, ariko nabo ubwabo bamwibwiriza ukuri yuko ubushobozi bwabo budafite imbaraga zo kuba cyangwa se budahagije kugira ngo babashe kumutabara ubwo umutima we wari wahagaze. Baramubwira bati rwose twe turabizi, ubashije kubona nabura imana zibana n'abantu badafite imibiri, izo nizo zabigusoboza, ariko twebwe rwose izo mana nazo tubana nazo. None mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo turi kugana ku ijambo rivuga ngo korera imana zitabana n'abadafite imibiri. Iyi mana ni imana dukorera, ni imana yo mu ijuru, ni imana itabara iyo abakonikoni badafite, ni imana itabara iyo abapfumu badafite, ni imana itabara iyo abarozi badashobora kubona. Iyi ni imana itandukanye n'imana z'abandi zareho hose umuntu yajya gushakira. Abantu benshi bajya bavuga ko bafite ubushobozi, bafite ubuhanga, bafite ubumenyi, bafite imbaraga, ariko ndagira ngo nkubwire ko hano hari imana itandukanye n'izindi. N'abapfumu bwabo barayizi ko ari imana ishobora byose. N'imyuka y'umwijima irabizi. Umunsi umwe umwami Yesu Kristo yararimo aragenda ahura n'umuntu urimo abadayimoni, barangije baramubona baravuga ati rwose tubabarire ntutwice, turabizi kuri Kristo umwana w'Imana ishobora byose, utubabarire ntutwice. Ngarangije noneho ngageze ku muntu wari wuzuyemo, wajyaga abuza abantu kwitambukira, yuzuyemo imyuka mibi, abadayimoni baramufashe, za mbaraga z'imyuka y'umwijima abapfumu bajya bakoresha zaramufashe, yirirwa ku nzira abatambutse akabatera amabuye akababuza amahoro. Arangije iyo myuka mibi ibonye iravuga ati uyu ni umwana w'Imana, nimuze duhunge, aratwica, aratumerera nabi. Bamubonye bagira ubwoba, baravuga ati rwose aratwica, ariko izo mbaraga z'imyuka y'umwijima zimubonye ziravuga ati rwose tubabarire ntutwice, ntutugirire nabi, ntutwice urubozo, tubabarire nabura nimba ugiye no kudukura muri uyu muntu utwohereze mu ngurube. Arangije abohereza mu ngurube, ngo ingurube nazo ziragenda ziroha ku gacuri, zimanuka mu mazi, zose zirapfa, imyuka mibi nayo ibyayo birangira gutyo. Hano rero hari imana ishobora byose, imana itabana n'abafite imibiri. Ni imana ivuga ngo nubwo itabana n'abafite imibiri, ariko umuntu cyambaye umubiri birashoboka yuko iyi mana abana nayo iyo yamaze kwakira ubundi buzima bushyashya mu mubiri we, iyo amaze kwakira izindi mbaraga nshyashya mu mubiri we. Reka nkubwire mwene data wowe duteze amatwi, izi mana yabanye n'umugabo witwa Eliya, abana nayo mu rugendo rwayo, arayizera, arayiringira, ubundi akajya ategeka itanamubwiye, atanavuganye naye, akavuga ati ndategetse imvura ntizagwe imyaka 3 n'amezi 6. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itaguye. Arongera arayisaba, aravuga ati kugira ngo hamenyekane ko ari wowe Mana, dore abakonikoni bakoze ibishoboka byose, bagaragaje yuko bari bafite imbaraga, igicaniro cyabo cyabuze umuriro, none ngwino wigaragaza muri Isirayeli hamenyekane ko ari wowe Mana. Arayisabira amanuka, igicaniro ziragitwika nk'uko bari babiteguye, bavuga ati Imana iri buze kuza gusubirisha umuriro, niyo iri buze kugaragaza ko ari Imana. Uyu mugabo Eliya yari yambaye umubiri, ariko iyi Mana yabanaga nayo kuko umubiri we yari yamaze kuhindura. Arangije imucyura mu ijuru adapfuye. Iyi Mana umuntu uwo ari we wese ubishaka abasha kuyakira. Inzira ni imwe, ni ukwakira umwami Yesu Kristo, ubundi ukabana n'ino Mana itabana n'abafite imibiri. Iyi mibiri twambaye ni imibiri ipfa, ariko iyo umuntu amaze kwakira umwami Yesu Kristo ahabwa ubugingo boraho. Umubiri we birashoboka yuko wapfa ukabora ukavaho, ariko ubugingo bazabuhorana iteka ryose. Umubiri rero ntupfa, ariko iyi Imana ibana n'abantu bose bafite umwuka wayo, ni umwuka w'Imana. Niyo n'ubundi aba bapfumu bavugaga ati ni Imana itabana n'abantu bafite umubiri, nuko baba bafite wa mwuka w'Imana muri bo. Aba bapfumu barabihamije, bavuga yuko nta mwuka w'Imana koko bafite, ariko bazi neza ko umuntu waba ufite iyo Mana yabasha kumusobanurira icyo umwami Nebukadinezari yari yarose, icyari cyamuhagaritse umutima, icyari cyamubujije amahoro mu buzima bwe, yumva koko akeneye kukimenya. Bigera naho noneho havuga ati nimba mutabasha kugira icyo munsubiza, nimba mutamenya icyo narose, none ngiye kubica. Ariko iyo umuntu akomeje ku mirongo ikurikira hasi, niho tuza gusanga Daniyeli nyuma yuko ariyo kibare bamutegetse ngo ajye kwica
aba bapfumu, abanyabwenge n'abakarudaya ab'umwami yavugaga ati aba nibo bamfitiye akamaro mu gihugu cyanjye, ariyo cyamugezeho. Daniyeli aravuga ati byagenze gute? Iri tegeko ry'ikubagahu rije rivuga ngo bice abantu, bimeze gute? Ngo amusubizanye ubwenge kandi n'ubwitonzi, amubazanye ubwenge n'ubwitonzi. Noneho ngo ariyo cyabanza kumusobanurira icyari gitumye iryo tegeko ritangwa. Ariyo rero amaze kumusobanurira, Daniyeli aravuga ati nimba ari uko bimeze, reka mbanze njye imbere y'umwami, mbanze musabe umunsi umwe gusa. Iri tegeko yatanze ry'ikubagahu ndebe ko yama umunsi umwe gusa, njya kwinginga y'Imana itabana n'abafite imibiri, ubundi ndebe yuko yama igisubizo. Uyu mwami noneho akabona igisubizo cyari kimuhagaritse umutima kikabasha kuvaho. Daniyeli ajya imbere y'Imana ngo araza abibwira bagenzi be, ababwira yuko bari bagiye gupfa kandi ko umwami yatanze itegeko bakaba bahawe umunsi umwe. Uwo munsi umwe bakaba bawumwemereye, umwami akaba yawumuhaye. Ubundi ngo bajya imbere y'Imana basenze ari abantu bane, ariko kuko Imana ikora uko ishaka, irangije ngo mu ijoro isanga Daniyeli, iraza ngo mu nzozi iramusanga, iraza imuhishurira, yongera umugarura za nzozi umwami yarose. Irangije iranazimusobanurira, abyuka ajya kuzisobanurira umwami. Umwami aravuga ati noneho menye yuko koko habaho Imana nyamana. Daniyeli we arimo arayivuga. Iyo turimo turareba ko dukomeje muri iki gice cya kabiri ku murongo wa 21, niho Daniyeli yavuze ngo umuntu ahereye ku murongo wa 20 niho Daniyeli yasobanuraga ubushobozi bw'ino Mana ibana n'abadafite imibiri. Aravuga ngo izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa, izi n'ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Daniyeli hano yari arimo aravuga imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, arimo arayishimira yuko yamuhishuriye icyari kigiye gutuma abantu barimbuka bazize kutabasha gusobanura cyangwa se kutabasha gutanga igisubizo. Umwami yahuye n'ikibazo, umutima we wahagaze, yabuze amahoro, yabuze icyamutabara. Daniyeli arangije ahimbaza Imana kuko yari imaze kumuhishurira ibyari bishwe. Mwene data rero nawe ndagira ngo nongere ngusabe, nongere nkwinginge, ugire umwete, ugire umurava, ugire ishyaka ryo gushaka uburyo wabana n'ino Mana itabana n'abafite imibiri. Reka rero dusoreze ahangaha. Nakwingingaga, nagusabaga, nagira ngo ngusobanurire Imana itandukanye n'izindi. Hari benshi basenga byinshi bitandukanye, ariko nagira ngo nkubwire Imana ishobora byose, Imana itabana n'abafite imibiri, nk'uko n'abakoreshwa n'imyuka y'umwijima n'imyuka mibi bo ubwabo babihamya ngo niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kubasha guhishura icyo bo badashoboye kuba bahishura, icyo imyuka mibi bakorana nayo itabasha guhishura. Niyo yonyine itanga igisubizo cy'abantu n'abakorana n'imyuka mibi bazi neza yuko bo batabasha kubona. Nimba ukeneye igisubizo cy'ubuzima bwawe, nimba ukeneye ubutabazi ku buzima bwawe, nimba ukeneye ubuzima buhoraho iteka ryose, ndagira ngo nkwinginge nanone kandi wakire cyangwa se ukorane n'ino Mana itabana n'abafite imibiri. Inzira ni imwe gusa, ni ukwizera Umwami Yesu Kristo, ni ukumwakira mu bugingo bwawe, ni ukwihana ibyaha n'ibicumuro byawe, ubundi ukagendera mu nzira ye nk'uko yabivuze. Yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo, ntawe ushobora kugera kwa data ntamujyanye. Uwo ni we wenyine wabasha kuzaguha amahoro, wabasha kuguha igisubizo cy'ibyo wabona bigukomereye mu buzima bwawe. Reka rero dushimire Imana dusoza. Umwuka w'Imana akomeze kubana nawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru Data. Tugushimiye kuvuganye natwe kandi muri uyu mwanya mwiza. Tugushimiye ko twongeye kumva imbaraga zawe, twongeye kubona itandukano riri hagati yawe n'ibindi byose abantu bakiringira cyangwa bakizera. Ubuntu bwawe nibukomeze bubane natwe. Umwuka wawe wera akomeze kutwigisha no kudusobanurira izi mbaraga zawe. Umugaragu wawe Yobu yahuye n'umwanzi, aramurwanya, aramunaniza, ariko ubwo yibwiraga yuko yaratunganye imbere yawe, waje kumusobanurira imbaraga zawe uhereye ku gice cya 39 ugakomeza icya 40 n'icya 41. Urangije umubwira yuko ari wowe ushobora byose, icyo wemeye nta wundi wagihindura. Ujya kurema isi, ujya kurema ijuru, ntago yarahari, n'ibindi byose ni kuri Data. Nta wundi ufite ubutware n'ubushobozi bwo kuza imbere yawe ngo abe yagira icyo gusobanuza cyangwa se abe yagira
icyo aza guhinyuza mu bushobozi bwawe. Reka rero buri wese arusheho kugusobanukirwa, reka buri wese uguteze amatwi muri uyu mwanya yumve icyo umubwira mu mutima we, wongere umuganirize, umwuka wawe wera akomeze kuganza, ubuntu bwawe bumugaragareho, imbaraga zawe zisumba byose zongere zimugaragareho. Ijambo ryawe niwe rivugiye ngo nuwojya urituma ngo rifite ubushobozi n'ububasha bwo kwinjira mu mubiri w'umuntu, rikinjira mu magufa, rikinjira no mu musokoro, kandi ni kuri data niryo ryonyine ryabasha gutandukanya ubugingo ni kuri data n'umuntu. Reka rero rigire umumaro mu buzima bwacu, uryumvishe wese rimuhindure, maze yambare imbaraga zo kukuramya no kuguhimbaza, ahindukire umwami Yesu Kristo amwizere, maze twese tuzahure mu bwami bwo mu ijuru, kuko nibyo ni kuri data waduhamagariye. Icyubahiro ni icyawe, ushimwe kandi urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urahambaye turakwemera, uri nimero ya mbere Yesu we, turakwemera. Urahambaye turakwemera, uri nimero ya mbere Yesu we, turakwemera. Urahambaye turakwemera, uri nimero ya mbere Yesu we, turakwemera. Urahambaye turakwemera, uri nimero ya mbere Yesu we, turakwemera. Mwami urahambaye turakwemera, uri nimero ya mbere Yesu we, turakwemera. Kristo we urahambaye turakwemera, uri nimero ya mbere Yesu we, turakwemera. Urahambaye turakwemera, uri nimero ya mbere Yesu we, turakwemera.